Turagushimiye ko ukomeje kuduha ibihe byiza, Mana y'ukuri, Mana yo kwizerwa, tuguhaye imitima yacu rero kugira ngo Mwuka Wera ayiyobore mu ijambo tugiye kwiga, kugira ngo abe ari we utuyobora kandi atwereke inzira y'ukuri, ntidutandukire maze ijambo rifashe ubugingo, ukomeze kuturindira mu ijambo ndetse no gukomeza kurizirikana mu izina rya Yesu Kristo, ndetse tubashe no kurisobanukirwa. Mbisabye nizeye ku bwa Yesu Kristo, urakoze, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, ibice 41, umurongo wa 10, aho bavuga ngo ntimutinye kuko ndi kumwe namwe, ntimugire ubwoba kuko ndi Imana yanyu, nzabaha imbaraga, nzabafasha kandi nzabashyigikira n'ukuboko kwanjye kw'iburyo kwerekeye gukiranuka. Iri jambo riravuga ko Imana ntidutererana n'iyo turi mu bihe bikomeye, idutera imbaraga, ikadukomeza mu rugendo rwacu, iduha ibyiringiro uko tudatsindwa, kuko ukuri kwayo kutajegajega. Turongera dusome ijambo ry'Imana none riri mu Itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa mbere, aho Imana yaremye byose mu minsi 6. Intangiriro rero igice cya mbere, umurongo wa mbere, Imana yaremye ijuru n'isi. Bavandimwe, byose tubona n'ibyo tutabona byaturutse ku Mana ifite ububasha bwose. Urumuri rutangiye kugira ngo rutandukanywe n'umwijima, niko Kristo abera umucyo ubwoko bwe. Umunsi wa mbere rero Imana yaremye umucyo, ibyo tukabisanga mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 3 kugera ku wa 5. Imana yaravuze iti habeho umucyo, nuko umucyo ubaho. Kristo ni umucyo wacu, biragaragara muri Yohana ibice 8, umurongo wa 12. Twemere ko Yesu aturinda umwijima w'icyaha. Umunsi wa kabiri Imana yaremye ikirere, biri mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 6 kugera ku wa 8. Imana ikora ikirere, gitandukanya n'amazi. Imana niyo igenga isi n'ijuru, niyo mugenga w'ubuzima bwacu. Umunsi wa 3 Imana yaremye ubutaka, ibimera, bigaragara mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 9 kugera ku wa 13. Ni koko Imana ituma ubutaka busohora ibyatsi n'imbuto. Imana niyo iduha ibyo kurya no kutubeshaho, kandi idusaba kugira umusaruro mu bugingo. Umunsi wa 4 Imana yaremye izuba, ukwezi, inyenyeri. Turabibona mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 14 kugera ku wa 19. Imana igena ibihe, iminsi n'imyaka. Igihe cyacu cyose kiri mu maboko y'Imana. Umunsi wa 5 Imana yaremye amafi n'inyoni, ndetse n'inyamaswa nini zo mu nyanja. Biri mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 20 kugera kuri 23. Aho Imana irema ibinyabuzima byo mu nyanja n'inyoni,
Imana ni umugabura w'ubuzima, ntihwema kuduha ubugingo. Umunsi wa gatandatu Imana yaremye ibikoko, irema n'umuntu. Ibyo biri mu Itangiriro igice cya mbere 24 kugera ku murongo wa 31, aho umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Niko koko dufite agaciro gakomeye imbere y'Imana, kandi duhamagariwe gutegeka no kurinda isi. Umunsi wa karindwi rero Imana yafashe ikiruhuko. Ibyo bigaragara mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, aho Imana iraruhuka ku munsi wa karindwi. Kuruhuka ni isoko yo gushimira Imana no kugira umubano n'Imana. Imana niyo ntangiriro ya byose. Umuntu afite agaciro kuko yaremwe mu ishusho yayo. Yesu Kristo niwe mucyo wacu, kandi uduha ubuzima bushya. Ku ntangiriro rero Imana yaremye ijuru n'isi. Bavandimwe, byose tubona n'ibyo tutabona byaturutse ku Mana nk'uko twabivuze. Iyo ifite ububasha bwose, urumuri rutangiye kugira ngo rutandukanye n'umwijima, uko niko Kristo atubera umucyo kugira ngo tumurike ahari umwijima uhunge. Umwuka Wera turakuraritse kugira ngo uyobore iyi nyigisho, tubashe kuyizirikana umunsi ku wundi. Kristo ni umucyo rero wacu. Twemere ko Yesu aturinda umwijima w'icyaha. Imana irema ikirere, itandukanya n'amazi. Imana niyo igenga isi n'ijuru, niyo mugenga w'ubuzima bwacu. Imana niyo iduha byose, niyo iduha ibyo kurya no kutubeshaho, kandi idusaba kugira umusaruro mu bugingo. Igihe cyacu cyose kiri mu kuboko kw'Imana, kiri mu biganza by'Imana. Imana ni umugabura w'ubuzima, ntihwema kuduha ubugingo. Dufite agaciro rero gakomeye imbere y'Imana, kandi duhamagariwe gutegeka no kurinda isi. Kuruhuka rero ni isoko yo gushimira Imana ko yaturinze icyumweru cyose, no kugira ngo umubano wayo natwe ukomeze wimakazwe. Imana niyo ntangiriro ya byose. Umuntu afite agaciro kuko yaremwe mu ishusho yayo. Kristo niwe mucyo wacu, kandi uduha ubuzima bushya. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo wa 19, nuko mwihane muhindukire kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo iminsi yo guhumurizwa ituruke ku Mwami. Mwihane. Kwihana ni intambwe ikomeye yo kugarukira Imana, guhindura imitekerereze no kwemera ko twayobye ubutumwa nyamukuru. Imana iradukunda, ariko yanga icyaha. Kwihana ni uburyo bwo kureka ibinyuranye n'amahame yayo, tukakira ubugingo bushya. Iyo twihana by'ukuri, Imana
iduha imbabazi kandi igashyira umutima mushya muri twe. Uhoraho araduhamagara uyu munsi ngo duhagarike inzira mbi, twicuze ibyaha tumugarukire. Kwihana ni wo musingi w'umunezero nyakuri n'amahoro mu mutima. Abihana baragirwa abera kandi bakabana n'Imana mu bugingo bushya. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko waturemye mu ishusho yawe, ukaduha ubugingo bushya bwa buri munsi. Mwami Yesu, turaguhamagaye uyu munsi ngo utwoherereze umwuka wera wawe, umwuka wera uza udusukure, utuyobore kandi uduhe umutima mushya wo kubaha Uwiteka Imana yacu. Dukize imitima yacu y'ubwibone, dukize imitima yacu y'ubugome n'ubwibeshyo bwose, dushyiremwo umucyo w'ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo tugendere mu nzira y'Imana yaduhaye. Umwuka wera aduhe umwete wo gukunda ijambo ry'Imana, uduhe umutima wo gusenga no kuyumvira, dutere imbaraga zo kwirinda ibibi byose kandi utwuzuza imbuto zawe: urukundo, amahoro, kwihana no gukiranuka. Mwami, dushaka kubaho twubaha Imana yaturemye kuko ariyo itubereye byose kandi izahora ariyo Mana iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.